Welcome to Wildland TV. Tuguhaye ikaze ufashe umwanya kugira ngo ubashe kumva ibiganiro tugenda tubagezaho. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri topic y'urukundo cyane. Hari ibintu byinshi cyane tugenda tubona ariko tugasa naho tutabihereza agaciro, nyamara bikazadukurikirana mu gihe kizaza, bikazasiga ingaruka zikomeye cyane mu mibereho yacu y'urukundo cyangwa se mu mibereho yacu, bitewe n'uko tutabihaye agaciro cyangwa se tutabyitayeho. Iyi channel yacu rero yitwa Wildland TV. Kora subscribe niba uri mushya kuri iyi channel. Tugiye kukugezaho ibintu byiza cyane ndetse ibintu bifite umumaro ukomeye cyane kugira ngo n'ubundi ujye ukomeza ubone ibiganiro tugenda dushyiraho. Uyu munsi rero hari ibimenyetso bigera kuri 5 umuntu ashobora kuba umubonaho ariko ntubihereza agaciro, ariko mu by'ukuri ibyo bintu uhora umubonaho ntubihereza agaciro nibyo bizahindukira bisenya umubano wawe nawe, cyangwa se niba munakomeza kubana ntaho bizabitaniye no kuba bikoreye umuzigo ukuremereye cyane ariko ukabasa naho utabasha kuwitura cyangwa se ukuri ku bitugu. Kuba wawitura akaba ari uko uzafata umwanzuro ko watandukana n'uwo muntu. Ikimenyetso cya mbere na mbere rero umuntu muri mu rukundo uzamubonaho cyangwa se uzabona kuri we, kikaba ari ikimenyetso kibi cyane kikwereka yuko uwo muntu umubano wawe nawe uzagorana. Ni ukuba ari umuntu ukunda gusuzugura abandi bantu kandi nawe ubwawe muri kumwe. Umuntu udatinya kukwereka yuko asuzugura, mu by'ukuri uri kugendana n'umuntu ariko mu by'ukuri mwahora wenda nk'undi muntu wenda yashaka kumusuza, wenda se ntamuzi cyangwa se aramuzi, cyangwa se wenda hari nk'ikintu avuze cyangwa se hari ikintu yumvishe, mu by'ukuri ukabona abasuzuguye beretse yuko ari nka zero, wenda si mu by'ukuri. Ubundi umuntu uri mu rukundo cyangwa se umuntu uri kumwe n'uwo bakundana akenshi agerageza gusa naho ahisha amarangamutima ye mabi. Mu by'ukuri rero umuntu utazatinya kuba yakugaragariza yuko asuzugura, uko asuzuguye uwo muntu muhuye cyangwa se undi muntu wenda runaka, cyangwa se n'umuntu umuhamagaye kuri telefone cyane iki, ukabona rwose aramusuzuguye, amukubye na zero cyangwa se amufashe nk'ubusabusa, umenye neza yuko nawe nimugira akantu gatoya mupfa nawe niko azagusuzugura, cyangwa se niyo mutagira icyo mupfa ubwirwa n'iki ko nawe iyo mutari kumwe wenda umuhamagara kuri telefone aba afite abandi bantu wenda bari kumwe nabo akabereka yuko nawe agusuzuguye. Mu by'ukuri umuntu udatinya kukwereka yuko asuzuguye abandi bantu, ni nako nawe ubwawe atatinya kugusuzugura, kuko umuntu akenshi uri kumwe n'umuntu bakundana agerageza guhisha amarangamutima ye mabi cyangwa se imico ye itari myiza. Ikintu cyo gusuzugura rero nk'uko tubizi ko kitari umuco mwiza, niba atatinya kuba yakigaragaza kandi muri kumwe, bisobanuye yuko nawe ubwawe kukubaha bigoranye. Mu by'ukuri rero icyo ni kimwe mu bintu ukwiye kuba wabona ku muntu mukundana, ugatangira ukamugira amakenga, gake gake ukazareba n'ibindi bimwe na bimwe, ukazahera umwanzuro kuba wamureka, kuko kizakubera umuzigo utoroshye gukomeza kubana n'umuntu ufite ikintu kimeze gutya, nubwo azasuzugura n'umuryango wawe cyangwa se inshuti zawe wenda azizi cyangwa se atanazizi bikakubangamira. Ikintu cya kabiri rero, umuntu uhisha ko ari wowe muri kumwe. Iki ngiki cyo rero kiranatangaje cyane. Ibaze nk'umuntu niba abakobwa wenda bagenzi bamuhamagaye cyangwa se n'ari umusore abasore bagenzi bamuhamagaye, ese bimeze bite wasohokanye na shero ati hoya? Ibaze iki kintu ntabwo wakibazaho niba uri umuntu ugira ubwenge. Umuntu uhisha ko ari wowe muri kumwe, ari wowe muri kumwe kandi byitwa ngo ni shero cyangwa se murakundana, icyo kintu nta kintu uba wumvamo wowe. Niba umuntu ahisha yuko muri kumwe kandi ngo niwe musheri we cyangwa se niwe mukunzi wiwe, yangizaga ntashaka ko hagira umuntu amenya ko ari we muri kumwe, aba ari umubyeyi we cyangwa se ari n'inshuti ye cyangwa se ari n'undi muntu, niba badashaka ko ubundi umuntu mukundana agomba kuba proud yuko muri kumwe rwose pe. Rimwe na rimwe akaba yanabwiye ati ahubwo muze mu murebe cyangwa se niba muri hehe kuko tugiye kunyura aha n'aha mu murebe musuhuze. Umuntu uhisha ko muri kumwe kandi ngo murakundanye, iki kintu rwose niba ugira ubwenge gitekerezaho kabiri, kubera yuko noneho ibaze niba ahisha ko ari we muri kumwe kandi ngo byitwa murakundana, noneho ibaze noneho yakubwira abandi bantu se noneho wenda bo ku ruhande noneho bo batanakundana bo burabo abahisha, cyangwa se ibyaguhisha n'ibingana gute, nta kwigaragarije. Ubwo nyine niba ugira ubwenge utekereza ko iki kintu. Ikintu cya gatatu rero ugomba kwitondera cyangwa se ugomba kwitaho, ko umuntu niba afite ikintu cyo kuba kutita ku bantu azi neza ko
ikintu umuntu utita ku bintu azi neza ko bikubangamira. Mu by'ukuri rero iki kintu cya gatatu cyo kutita ku bintu azi neza ko bikubangamira, nacyo ni ikintu ukwiye gutekerezaho cyane, kubera yuko ni ikintu kibi cyane. Niba umuntu azi neza yuko wenda iyo muhanye gahunda ngo turahurira aha n'aha iyi saha, akaza bitinze, bikaba none, bikaba gatatu, kane, kangahe, buri gihe azi neza ko ubangamirwa no kumutegereza igihe kinini kandi mwari mwahanye igihe, ariko ukabona nta na rimwe ashaka kugikosora. Ibi bintu ni bibi cyane, ni ukuvuga ngo nta na rimwe ntabwo aba aguha agaciro ukwiriye. Mu by'ukuri iyo umuntu aguha agaciro ukwiriye, ahora azirikana n'ibintu bikubangamira cyangwa se bikubabaza, akagerageza kubyirinda, agasa naho agakora uko ashoboye kose akakosora nyine ibintu bikubangamira cyangwa se akabigendera kure, kuko aba azi yuko nyine bikubangamira cyangwa se bikubabaza. Mu by'ukuri rero nimba atajya abigerageza kuba yabikosora, ahubwo agahora abigendamo cyangwa se agahora abisubiramo, iki ni kimwe mu bintu bibi cyane ukwiriye kuba watekereza ukaba wafataho umwanzuro. Ikintu cya kane kitari cyiza ku bantu bakundana cyangwa se ubona ko umuntu mukundana ukaba wagitekerezaho kabiri, ni ukuba uwo muntu nyine mukundana agusaba cyangwa se akunda kugusaba ibintu azi neza ko bikurusha ubushobozi cyangwa se udafitiye ubushobozi cyangwa se bitajyanye n'ubushobozi bwawe. Mu by'ukuri niba ari umuntu azi yuko wenda nta n'akazi gasanzwe kaguhemba ku kwezi, cyangwa se niyo kaba kaguhemba ku kwezi, ni urugero, niba uhembwe wenda 100 ku kwezi cyangwa se 150, yarangiza akazagusaba impano y'ibihumbi 50 cyangwa se ibihumbi 100, mu by'ukuri urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu niba azi ko ukora wenda akazi ka bunyamubyizi cyangwa se azi ko ukora ibiraka, yangiza wenda niba ukora ibihumbi 5 ku munsi, yangiza akagusaba impano y'ibihumbi 50 cyangwa 30, mu by'ukuri azi neza ko ubwo bushobozi ntabwo ufite, ariko mu by'ukuri arashaka kukuremeza. Ubundi umuntu uba ukwiye kumusaba ibihwanye n'ubushobozi. Niba umuntu mukundana atunze za miliyoni, wenda nka miliyoni 200, ufite n'uburenganzira bwo kumusaba na miliyoni cyangwa 2, ni uburenganzira cyangwa 3. Ariko se umuntu niba uzi yuko kuri konti yiwe nta n'ibihumbi 300 afite, wangiza ukamusaba ibihumbi 80 cyangwa 50 cyangwa 100, uba wumva ayo mafaranga ari buyaguhe? Mu by'ukuri ayakuye cyangwa se nimba anayafite, urumva ari busigare ahagaze gute? Mu by'ukuri ntabwo umuntu mukundana aba akwiye kuba yakugora ngo agusabe ibintu azi neza ko biri kure cyane y'ubushobozi bwawe. Ubundi ukwiye gusaba umuntu wenda ibintu bijyanye wenda nka 5% cyangwa se warengere cyane 10% ry'ubushobozi bwiwe. Ntabwo uba ukwiye gusaba umuntu ubushobozi bwe bwose, ntabwo biba bikwiriye. Iki kintu ni cyo kintu abantu benshi cyane basobanukiwe neza iby'urukundo cyangwa se bashaka ko bakabitaho cyane. Ntabwo uba ukwiye gusubiza umuntu inyuma bitewe n'ibintu umwatsi bimurusha ubushobozi. Ikintu cya nyuma rero mukwiriye kwitaho cyane cyane, nongere ngusubiriremo ngo ikintu ngiye kugarukaho ujye ukitondera cyane kandi ukigenzure ubishyizeho umwete. Ujye wita cyane ku nshuti, ujye wibaza cyane ku nshuti z'umukunzi wawe. Ese inshuti ze ni inshuti ki? Ni inshuti twazita z'ubuhe bwoko cyangwa se ni inshuti bwoko ki? Uzagenzure neza inshuti z'umuntu mukundana, kuko inshuti umunyarwanda yavuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Niba ugendana n'abantu nyine bakora akazi wenda ko k'imico mibi, k'ubujura, k'ibisambo, bisobanuye ko nawe uri igisambo. Niba ugendana n'abantu bakora akazi ko kwicuruza, nabwirwa n'iki ko nawe uticuruza nk'abo nk'uko niba inshuti zawe mugendana. Kenshi na kenshi abantu mugendana nibo bagena uwo we. Bisobanuye ko rero nutita ku nshuti z'abantu cyangwa se abakuruza cyangwa se inshuti za hafi za shiro cyangwa se z'umuntu mukundana, mu by'ukuri ntabwo uzaba uzi neza umuntu mukundanye. Uzaba mukundanye ariko utazi uwo mukundanye ngo ni muntu ki, kuko inshuti ze nizo zisobanura nawe uwo ari we. Aya ni amabanga rero nari mbibi agera kuri 5 ugomba kuzagenzura cyangwa se ugomba kwita kugira ngo umenye neza umuntu muri mu rukundo. Ese ubundi bwo nimufata umwanzuro mukabana, urukundo rwanyu ruzaramba cyangwa se bizagenda gute? mu rugo muzabana bimeze bite? Ntabwo ari ibuye ry'urusyo uzaba wikoreye cyangwa se ufite ku bitugu, kandi kuri bizakugora.
igihe nabaraburaga rero nizere ko wakoze subscribe kuri iyi channel cyangwa se ukaba wanakoze na like. Niba bigufashije cyangwa se ubona ari ibintu byagira umumaro, wabyohereza n'undi muntu washaringa ku bandi bantu. Hasigaye ukanatubwira muri comment se utaha uzatubwiye kuri ibi n'ibi. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, tuzasubira mu kindi kiganiro. Imana ikomeze ikore neza.